imipaka ndetse na joro ryira ngo gucya ijuru gakondo y'abana b'Imana tugiye kwambuka iyi si turibemo iminsi tumaze mu icumbi mu buretwa ndetse n'ibyago si twe tuzabona dushyitse iwacu i Kanani tuzirutsa koko tuzaririmba uko kunesha twibere mu mahoro tuzabanayo umucunguzi ubuziraherezo tuzaririmba uko kunesha twibere mu mahoro tuzabanayo umucunguzi ubuziraherezo uko bwira ndetse nuko bucya niko nkomeza kugwiza matsiko ndahakumbura ngatwarwa umutima kwibona nakirwa n'umukiza amarembo yawe akinguka maze Yesu agatanga ikaze ati muze muraga ubwami bw'abatunganirijwe mbega umunezero tuzaririmba uko kunesha twibere mu mahoro tuzabanayo umucunguzi ubuziraherezo tuzaririmba uko kunesha twibere mu mahoro tuzabanayo umucunguzi ubuziraherezo tuzabanayo umucunguzi ubuziraherezo. munyemerere mbasuhuze nshuti bavandimwe Imana iduhana umugisha ngiye muganira amazina ni Mugizeneza Jean Paul erega ubutumwa bwiza ni bunkoze isoni kuko ari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16 dusome muri Esiteri igice cya 6 twumve icyo hatubwira umwami amenya ko Moridekayi ari we wamuburiye iryo joro umwami abura ibitotsi niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami basanga byaranditswe yuko Moridekayi ari we wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo Bigitani na Tereshi yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi umwami arabaza ati mbese Moridekayi uwo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo abagaragu b'umwami babahereza baramusubiza bati ntacyo yahawe hambere tukijya gusenga hari aho numvise baririmbaga korasi numva karamfashije reka namwe nkabaririmbire mwumve karavuga ngo gira neza wigendere gira neza wigendere
kuko ineza y'umuntu nimutera gukundwa, gira neza wigendere. Nshuti muvandimwe, niba ugize neza, niba hari igikorwa ukoreye Imana, ntukishyuze amasezerano uwo mwanya, ahubwo turiza Imana, kuko ikaramu y'Imana ntago igisobwa, ntabwo Imana yibagirwa. Ibyo twakoze byose tukabikora neza kandi tubikoze mu izina ry'Imana, bizabona ingororano. Ntukibaze yuko byibagiranye, ushobora kubyibagirwa wowe, nanjye ushobora kubyibagirwa, ariko Imana izirikana amasezerano yasezeranye kandi ikazirikana n'ibyo twakoze mu buzima bwacu bwa buri munsi byiza. Imana ishimwe. Umwami abaza ati, ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yari ahagaze mu rugo rw'imbere ibwami, azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Moridekayi ku giti yamwiteguriye. Abagaragu b'umwami baramusubiza bati, Hamani ni we uri mu rugo. Umwami ati, naze. Nuko Hamani araza. Umwami aramubaza ati, umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Utekereza yuko Hamani yumvise ririya jambo umwami yamubwiye yabigenjeje ate? Mu mutima we yumvishe ari imwe neza bidasanzwe, dore ko yaraje azanywe na gahunda yo gusaba kurimbura ubwoko bw'Abayuda. Muvandimwe, icyampa njye nawe, Imana ikadukiza ishyari, Imana ikadukiza igomwa, Imana ikadukiza ibikorwa bibi, kuko ntago bisoza neza. Baba abami, baba abantu bakomeye bagiye bahiga ubwoko bw'Imana, ntago bagiye bisazira neza, ntago bageze mu nda y'isi amahoro, nubwo nzi yuko nyuma yaho n'ubundi hazabaho ikindi gihano. Muvandimwe, reka twinginge Imana ibane n'imitima yacu kandi tubashishe kuyubaha no kuyubahisha. Dusome muri Esiteri igice cya 6, turahera ku murongo wa 12. Hanyuma Moridekayi asubira ku irembo ry'ibwami, ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye. Aherako atekerereza umugore we Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose. Nuko abajyanama be n'umugore we Zereshi baramubwira bati, Moridekayi ubwo utangiye gucogorera imbere ye, niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda, ntuzamushobora, ahubwo uzagwa imbere ye. Bakivugana nawe, haza inkone z'umwami zihuta kujyana Hamani mu nkera Esiteri yari yiteguye. Mbega ukuntu abantu bahinduka vuba! Uyu mugore n'izi nshuti nibo bamubwiye ngo ashinge igiti, none nyumvira batangiye kumubwira ngo ari bugwe imbere ye. Muvandimwe, zirikana yuko umuheto woshya umwambi bitari bujyane. Ntabwo inama zose tugirwa mu buzima bwa buri munsi ariko ziba zuje ubuziranenge. Reka twinginge Imana kugira ngo iduhe gushishoza kandi tujye dufata icyemezo cya kigabo. Ntabwo nabyishoboza kandi nawe ntiwabyishoboza, ariko Imana yabidushoboza. Reka tubiyisabe, yirabyishoboye. Dusome muri Esiteri igice cya 7 umurongo wa 3 turageza umurongo wa 4. Nuko umwamikazi Esiteri aramusubiza ati, niba ngutonyeho nyagasani ukabishima, ngusabye agahanga kanjye ndetse ukize n'ubwoko bwacu, nicyo nsaba.
kuko njyewe n'ubwoko bwacu twaguzwe ngo twicwe turimburwe tumarweho. iyaba twaraguriwe kuba imbata n'abaja ntacyo mba mvuze, nubwo uwo mwanzi atabasha kuriha umwami ibyaba yishe. dusome muri Esiteri igice cya 7 umurongo wa 6, turakomeza hepfo. Esiteri aramusubiza ati, umwanzi wacu uturenganya n'uyu mugome Hamani. Hamani agirira ubwoba imbere y'umwami n'umwamikazi. muri ako kanya umwami ahagurukana uburakari, ava mu nkera, arasohoka ajya mu murima w'ibwami. asohowe n'iki? ntabwo ibintu byoroshye ndakurahi. reka dusome ko Hamani nawe ahagurutswa no gusaba umwamikazi Esiteri agahanga ke, kuko yari abonye ko umwami amara amaje kumugirira nabi. hanyuma umwami agaruka ava mu murima w'ubwami, yinjira mu nzu y'inkera, asanga Hamani yikubise ku gisasiro aho Esiteri yari ari. umwami ahera ko aravuga ati, mbese agiye no gufatira umwamikazi mu nzu aho ndora? muvandimwe, reka njye nawe tuzirikane yuko iminsi ivuguta nta muvuba, kandi twibuke yuko iminsi iteka inzovu mu rwabya, kandi twibuke yuko urwasereye abandi natwe rushobora kutugogorera. bityo bitume tugenda twicishije bugufi, tudasumbira ku isunzu, kuko n'ubundi ubutunzi bumera nk'uko igisiga kiguruka mu dushwi tw'inkoko. n'ubundi turi mu isi by'igihe gitoya, ntago tuzayirambaho, nubwo twabona hari icyubahiro dufite, ariko bishobora n'ubundi guhinduka mu gihe gitoya. niba ufite ubushobozi bwo kuba ufite icyubahiro gikomeye, ushobora kwica kandi ugakiza, menya yuko ukwiriye guca bugufi imbere y'Imana kugira ngo ugire icyubahiro nyakuri, kandi izakurengere aho uzaba ugeze. aho umwana arira nyina ntiyumve, izakurengera. ngaho iga kubana n'Imana, kandi wiga guca bugufi ku ntambwe iyo ari yo yose. dusome muri Esiteri igice cya 7, turahera ku murongo n'ubundi wa 8 ahagana hagati. ijambo rigihinguka mu kanwa k'umwami, Hamani bamupfuka mu maso, maze Haribona umwe mu nkone zakoreraga umwami aravuga ati, ndetse mu rugo rwa Hamani hashinze igiti kirekire cya mikono 50. Hamani yiteguriye kumanikaho Morodekayi, kandi ari we wavuze ibyagiriye umwami neza. umwami arategeka ati, aba ari cyo mumumanikaho. nuko Hamani bamumanika ku giti yiteguriye Morodekayi, maze uburakari bw'umwami buracogora. mbese Yesu ajya anyitaho mu byago no mu mahoro, mu mibabaro no mu miruho no mu rugendo rurushya.
mukiza wanjye anyitaho, mbese Yesu ajya anyitaho iyo ngenda mu mwijima, iyo umwijima wakagugose, mbese Yesu amba bugufi, anyitaho arandinda mu mibabaro yanjye yose, mu bihe merewe nabi umukiza wanjye anyitaho, mbese Yesu ajya anyitaho iyo nguye mu bishuko, iyo mbabaye niyo mbogoza, mbese Yesu arantabara, anyitaho arandinda mu mibabaro yanjye yose, mu bihe merewe nabi umukiza wanjye anyitaho, mbese Yesu ajya anyitaho iyo nsezeye ku nshuti, iyo mbabazwa simpumurizwe, mbese Yesu ababireba, anyitaho arandinda mu mibabaro yanjye yose, mu bihe merewe nabi umukiza wanjye anyitaho. dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana ishobora byose, tugushimiye uburinzi n'ineza uhora utugirira, tugushimiye yuko udutegurira ameza imbere y'abanzi tukarya bikemera kandi barimo baduhiga. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye kandi yuko uturinda kandi ukatugirira neza. Tugushimiye yuko utwigisha inzira tunyuramo. Gusa tuboneyeho umwanya wo kwihana, kuko hari igihe twibona twagiriye nabi bagenzi bacu ndetse tukabahiga kugira ngo tubahemukire, ariko akenshi bisoza ari twe bigarutseho. Udukuremo umutima wo kugirira nabi abandi, kugira ngo ubwo uzaba ugarutse uzatwambike ikamba ry'ubugingo. Dusaba iyi si yacu yabaye isibaniro ry'iterambere n'ibibi, kugira ngo abe ari wowe uyitabara, dore irimo irahumanywa n'abayituye. Ngaho twigishe guca bugufi imbere yawe, kandi n'igihe uduhaye kurya uturinde kurengwa ngo tukwibagirwe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amena.